mweza abakobwa b'u Rwanda mureke twirinda abo badushora bakadushora mu busambanyi tugatwara inda zitateganyijwe. Ese ubwo uyu mushatsi ari umwana ntugire ikimwaro mu bandi? Ese niba uteye inda ari umwana ntubona ko wangiza ahazaza heza? Nabonye umwangavu w'ikibondo imyaka myinshi n'14 yicaye ku nzira abuze aho acira, uwamuteye inda abuze aho aciye na wa muryango wamuciye. Umusatsi wera usa na moya bwakitemba amatama yombi agana akagara avuga n'imyembe ati nimurebe muri stock ati nakana musuka agafunda shima. Umushinga wa Save Generation watugejeje kuri byinshi kuko hari byinshi nk'urubyiruko muri rusange tutari tuzi. Nk'abakobwa wasangaga bumva amakuru y'ubuhuha ugasanga bagendera mu kigare, yagera aho hepfo nka Twimara agahura n'ikirara kigahita kimukubita amafaranga nyine bagahita bajya gukora nk'imibonano mpuzabitsina bitewe n'ayo mafaranga. Urubyiruko rugenzi rwanjye harimo afite amakuru ariko adahagije, hamwe namwe usanga bafite atariyo. Ubwo rero ikibazo kiba gihari ni ukumenya aho isoko y'amakuru mazima yaturuka. Ibyinshi ni amakuru y'ibihuha ku bana b'abangavu ndetse n'ingimbi, bakumva yuko igihe bakuze bakwiye kwishora mu mibonano mpuzabitsina, bakababwira ko iyo bazanye ibiheri bagomba gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo bakire, kandi ibyo ngibyo ni ibigaragaza ko ubuzima buri gukura, ko buri kugenda buhinduka buri munsi. Ndetse usanga iyo bari hamwe barimo baganira amakuru bagenda bahanahana hagati yabo aba ari amakuru atariyo, akaba ariyo mpamvu bituma amakuru babona ari amakuru abapfuye ndetse abashora mu nzira zitari nziza. Niyo mpamvu rero twatekereje gushyira mu bikorwa uyu mushinga kugira ngo tubegere, tubahe ubumenyi ku buzima bw'imyororokere ndetse tunabarangire serivisi zibagenewe, tubasobanurire izo arizo kugira ngo batinyuke bajye kuzishaka. Kenshi na kenshi usanga urubyiruko ruba hanze rutabasha kugera mu ishuri badatinyuka kugira ngo bajye gusaba izo serivisi. Twatekerejeho no kubageraho abo ngabo kugira ngo n'abatiga, urubyiruko rutiga nabo tubashe kubagezaho ayo makuru, tubigishe, tubasobanurire ubuzima bwabo, babashe kwisobanukirwa, hanyuma bigirire icyizere, babashe kujya gusaba serivisi zibagenewe. Aho tuba dutuye no kuba twanabaza n'ababyeyi bacu amakuru nk'aya ngaya y'ubuzima bw'imyororokere biba bigoye, kuko harimo n'abana usanga bitinya bavuga bati ibi rwose ni ikibazo kuko natwe twaba dukoze amakosa, bakavuga bati oya ibi ntibibaho, kandi ari nabyo nyuma bihita biza kubyara ikibazo kubera kutabaza amakuru neza. Hari makuru menshi nari mfite bihuha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ukugira umuntu abone iki agomba kuba yakoze iki, ariko ubu ngubu nabashije kuba nabisobanukirwa neza ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nabashije kuba nabimenya. Tubasha kumenyeramo ahantu serivisi dushobora kuzikura, ndetse akanadufasha kuba twashobora guhugura abandi bagenzi bacu duhagarariye b'urubyiruko, tubabwira amakuru y'ubuzima bw'imyororokere. N'abandi bagenzi banjye batiga nzabafasha kugira ngo bamenye ubuzima bw'imyororokere, bitewe n'uko tuzaba tugenda dukora no mu tugari, nubwo nzakorera ku mashuri no mu tugari tuzaba tugenda tuhagize dufatanyije n'abandi, nabo babashe kuba bamenya ubuzima bw'imyororokere, babashe kubaho mu buzima bufite intego. Muri aka gace hagiye habaho abaterwa inda zitateganyijwe, kubera izi nyigisho turi kugenda duhabwa bizagabanuka, umubare uzaba mukeya w'inda zitateganijwe ku bangavu. Ari urubyiruko ari n'abantu bakuru bazabona amakuru ahagije ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kandi n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo akenshi usanga ari intandaro y'izo nda, kuko iyo umuryango ufite amakimbirane, umugore ahohotera umugabo, abana hari igihe nabo usanga bafitemo ubuzima bwo kujya kubaho bwo kwigenga, ubwo buzima rukabakurira mu mibonano mpuzabitsina itarageze igihe. Inyigisho ni ingirakamaro, ziri gutuma abantu bumva neza ubuzima bw'imyororokere, kuko hari benshi batabisobanukirwaga, hari ababyeyi batinyaga
kuganiriza abana babo, ndetse hari n'abana batinyaga kugira ibyo babaza ababyeyi babo. Hari igihe ababyeyi bagirana amakimbirane n'abana bishingiye ku kigero baba bagiye bagezemo, umwana akagira ibyo yifuza ku mubyeyi, umubyeyi akumva ntibisanzwe, akumva si byo, bigatuma habaho amakimbirane hagati y'ababyeyi ndetse n'abana. Aya mahugurwa rero azadufasha cyane kwigisha ya miryango uburyo ikwiye kubana n'abana, uburyo ikwiye gukemura ibibazo byabo, ndetse no kumenya neza ibyiciro by'abana n'uburyo bakwiye kubafasha bitewe n'icyiciro bagiye bagezemo. Nyuma yo gutanga amahugurwa binyuze mu biganiro ndetse no mu bundi buryo butandukanye, twatanze imfashanyigisho tuziha abana bari mu mashuri mu byiciro byabo by'imyaka babarizwamo, ndetse n'abatiga nabo tubaha imfashanyigisho. Twahaye imfashanyigisho ababyeyi, duha imfashanyigisho abavuga rikumvikana, ndetse n'abarimu, kugira ngo bajye babasha gufasha abana umunsi ku wundi mu gihe tutari kumwe nabo, babashe kuzifashisha bigishanya ndetse banigisha bagenzi babo. Kuko iyo twigishije umwana tumutoza yuko cyangwa se tumukangurira ko ayo makuru namara kuyamenya akwiriye kuyageza kuri bagenzi be, bitewe n'uko amakuru ari hirya no hino mu rubyiruko ni amakuru y'ibihuha. Rero dushishikariza abana ko nyuma yo kumenya amakuru meza, amakuru y'ukuri, bakwiriye kugenda bakayageza kuri bagenzi babo, ariko bakabikora bifashishije izo mfashanyigisho twabahaye. Aka gatabo nabonye karimo amakuru meza cyane, amwe namwe tutari tunazi. Ubwo rero nitumara kugasoma neza twagasobanukiwe, kazadufasha cyane ko karimo inyigisho ziteguye neza cyane twazikunze. Iyi fashanyigisho nahawe ngiye nizamfasha, hari ibintu byinshi ntari nsobanukiwe twize, ariko ubu ngubu nzabasha kuzambisubiramo no mu gihe ngiye gutanga ikiganiro n'abandi, mbasha kuba nayo basobanura neza, kandi amakuru yose nabonye arimo aba yizewe. Ibi biraza guhita bihinduka noneho kuko amakuru yizewe arahari. Turajya tubasanga mu bigo by'amashuri, tubasange hanze, ari abiga n'abatiga bose. Mu by'ukuri hano dufite imbumbanyigisho ariyo mfashanyigisho izabafasha, ariko natwe ariko turi kuyikoresha. Hagiye hakorwa n'ibindi bikorwa bitandukanye bigamije gutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere. Twakoze ubukangurambaga mu bigo by'amashuri, aho abana bahuguwe bafataga umwanya bakageza amakuru kuri bagenzi babo, bakoresheje impano bafite, bagatanga amakuru, bityo amakuru akagera ku mubare munini wo mu bigo by'amashuri. Arakoze cyane. Kuri uyu munsi rero turi ahangaha kugira ngo twongere tubazanire amakuru meza kandi yizewe, dufatanyije na Save Generations Organization, kandi tubasaba ngo niba bahagurutse bazanye ubwo butumwa, namwe muzajye muba muri hafi mu kubwakira, ndetse n'abatabashije kugera ahangaha mubagezeho ubwo butumwa. Yaba ingimbi yaba abangavu, nimuze dushishikarire guharanira amakuru y'ukuri ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni uruhare rwa buri wese mu guhangana no gukumira ibibazo bishingiye ku buzima bw'imyororokere bw'abangavu n'ingimbi. Iryo nabonye riragatsindwa, ingaruka zigera no ku bahungu iyo babeshana ngo rimwe ntacyo. Wibuke yuko ribaga imbyeyi, ni ahacu ngo twirinde neza, twirinde izo ndwara hato tutabura ubuzima bwacu. Namwe bangavu mwese mwite cyane ku buzima bwanyu, mwirinde ingeso mbi zose, mwite cyane ku bibakorerwa byose, cyane cyane ku mubiri wanyu. Menya ko imihindagurikire y'umubiri ari ibisanzwe, irinde kwishora mu mibonano mpuzabitsina ku bw'amakuru y'ibihuha. Leta yabashyiriyeho icyumba cy'urubyiruko kugira ngo murusheho gusobanukirwa ubuzima bw'imyororokere. Ni mwebwe imbaraga z'igihugu. Urubyiruko rw'ejo hazaza, dufatanye kurwanya inda zidateganyije. Kuba narahuguwe byanyongereyeho ikindi kintu, kuko mbere ntabwo nari mfite amakuru ahagije ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Bizamfasha kumenya uko nakwitwara
kuri bagenzi banjye mbagira inama ndetse nanjye bikamfasha ubwanjye kugira ngo umenye uko nitwara hanze aha. natwe cyangwa se n'abandi bagenzi banjye hari ibyo batari bazi ariko kuko bahuguwe ibyo batari bazi byose barabimenye kandi ndakeka yuko kugeza iki gihe bafitiye umumaro kandi neza. Zino nyigisho nahawe mbona zizamfasha kwirinda kandi nkagira amakuru ku buzima bw'imyororokere. Byari bigoye iyi club Help for Change itaraza mu kigo cyacu ntabwo byari byoroshye kubona amakuru, ariko ubu ngubu narayahawe, nzi byinshi ku buzima bw'imyororokere, nzi uko bimera, ngerageza no kwigisha bagenzi banjye. Inama nabagira nk'abangavu bagenzi banjye ni uko bamenya kuvuga oya kari oya, ikindi bakamenya uburenganzira bwabo ndetse bagaharanira no gushaka amakuru y'ukuri kuko akenshi cyane bashuka kuko badafite amakuru, bagaharanira kuyashaka bakajya ku bigo by'urubyiruko, kwa muganga cyangwa n'abarimu babigisha bagiye babihugurwa mu kigo. Ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni uko buri mukobwa wese yakumva ko ashoboye akareka gucika intege, akumva yuko nawe ari umuntu kandi afite imbaraga zikomeye, kuko iyo wihebye, iyo udafite icyizere nta kintu ugeraho. N'ingimbi hari ba shuga mami bakwirinda bakareka kubashukisha buri kimwe cyose, bababeshyeshya ibintu badafite nk'amamodoka, bababwira ko bazajyana ahantu heza, ahubwo bakabiharanira nabo bakumva yuko bashoboye bazabigeraho bakoze cyane. kuba tumaze kugira ingimbi n'abangavu bifitiye icyizere, umwana akagenda agahagarara hariya akabwira bagenzi be yuko kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ari bibi, kwirinda ababashuka, kwirinda inda zitateganyijwe, akabasha kugenda agatanga ubwo butumwa. Ni ikintu cyo kwishimira kuko bamaze kugira urubyiruko rwiyemeje, rwabashije gufata icyemezo ndetse biyemeza no kugenda kwigisha bagenzi babo. Inyigisho yewe ku bwanjye nabonye ari nziza cyane kuko zituma abana baguka mu mutwe bagashobora gusobanukirwa cyane ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuko hari benshi usanga bahura n'ibibazo byinshi, bafite ingero z'abagiye bahura n'ibibazo, ariko ubu ngubu ubona ko bisa naho byagabanyije umuvuduko ugereranyije na mbere. Abana bacu baratinyutse, hari uko umwana yajyaga ahura n'ikibazo rimwe na rimwe akaba atatinyuka kubwira nk'umurezi w'ikibazo yahuye nacyo. Uyu munsi aho Save Generation Organization ikoreye muri iki kigo, abana bahawe izo nyigisho, nibura tugenda tubona bamwe atinyuka akaza akaganiriza umwarimu ati njyewe mfite ikibazo iki mu rugo iwacu ntabwo bimeze neza, tubona ko hari impinduka byamwe bikunze igaragara nyuma y'uko uyu mushinga ugeze muri iki kigo. Save Generation rero ibirimo neza, irimo iradufasha gutanga ubutumwa bukomeye ku rubyiruko, ku babyeyi, ku miryango. Uburyo irimo gukoresha ni uburyo bw'ingirakamaro, ni uburyo buzatuma ababashije kwakira ubwo butumwa babugeza ku bandi, kandi twizera tudashidikanya ko bizakunda. Generation bwije igiye kudufasha kugira ngo duhe amakuru abantu benshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Niba ugura abantu 10 bagahugura abandi 10, urumva umubare uriyongera. Uko biri kose hari impinduka nini igiye kugaragara. Urubyiruko rwinshi by'umwihariko mirenge bakoreramo, tunabasaba kugira ngo bazagure bajye no mu yindi mirenge, urubyiruko rugiye kubona ayo makuru. Rero iyo urubyiruko rwamaze kubona amakuru guhereza n'abandi bagenzi bako bagenda bakura, n'abandi bana bazamuka, babandi bahaye amakuru cyangwa se bafite n'aho bazi ko bajya kubariza. Ikigo cy'urubyiruko kiri kure ntabwo kibageraho bose, ariko by'umwihariko uyu mushinga uri muri uyu murenge cyangwa n'ahandi uri, urubyiruko rugiye kubona amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere, cyatasobanukiwe agisobanuze, kandi banabamenyesha, banabakangura yuko aya makuru asanga no ku bigo nderabuzima. Ku bigo nderabuzima tugeraho Youth Corners, icyumba cy'urubyiruko, aho ni ahantu hose ashobora kuvana ayo makuru. Rero Save Generation igiye kudufasha cyane cyane ko umubare w'abantu bafite ubumenyi ku buzima bw'imyororokere cyangwa urubyiruko rugiye gutinyuka cyane ko rubonye noneho izindi mbaraga, babonye n'umuntu ushobora kuba kubaho. Kuko intego bafite iyo kuvana abaturage bacu mu kibazo kibugarije, gutyo rero ubwo twakubise kari amaboko kandi dukwiye guhuza imbaraga, kandi tubonye undi muntu dukwiye kugira ngo ubufatanye bwiza.
igihe cyose ubonye umuntu uje gufatanya nawe gukemura ikibazo byanze bikunze ziba ari izindi mbaraga kandi ubwo biba bigiye kongera umurego cyangwa se guhuza imbaraga kugira ngo ikibazo gikemuke. Muri make Save Generation yaje ari igisubizo kuko yaje kugira ngo dufatanye gukemura ikibazo gihari. Turifuza ko twagira urubyiruko rwifitiye icyizere rubasha gufata ibyemezo bikwiriye ku mubiri wabo. Turifuza kandi yuko tugira ababyeyi bateye intambwe bakabasha kwegera abana babo bakabaganiriza, atari ukuvuga ngo ni ibintu bidakwiriye kuvugwa, atari ukuvuga ko bikwiriye kwigishwa mu mashuri gusa, ahubwo tukagira imiryango yegera abana ikabaganiriza, ikabaha amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere, ikabasobanurira byose kugira ngo babashe gukura ari abana bafite ejo heza, bari guteganya, bafite intego nabo yo kuzahindukamo ababyeyi bazima mu Rwanda rw'ejo, kuko nibo twitezeho yuko bazarerera igihugu, bakarerera imiryango ndetse bakagira umumaro muri sosiyete, bakagira n'abandi umumaro. Mboneraho no gusaba urubyiruko twahuguye, twagiye tugirana ibiganiro bitandukanye kandi n'ubu ngubu tukiri kumwe nabo, ko barushaho gukomeza gushyira mu bikorwa inyigisho bahabwa, kurushaho gusoma imfashanyigisho twabahaye kandi noneho bakabishyira mu bikorwa, ntibibe kubisoma gusa. Ikindi bakagira uruhare mu kwigisha bagenzi babo, kubera ko twebwe ubwacu ntabwo twagera ahantu hose, ariko twemera yuko umuntu umwe abasha kugera ku bantu benshi batandukanye, bityo impinduka twifuza tukazazigeraho dufatanyije. Babyeyi namwe birabareba, baturanyi namwe birabareba, muganga nawe birakureba, mwarimu nawe birakureba, mujyanama nawe birakureba, abayobozi namwe birabareba, mwari mwiza ireberere, buri wese abe ijisho rya mugenzi we.